Oh my god, indirimbo Best Friend ya Bwiza na The Ben ubu yamaze gusibwa ku rubuga rwa YouTube guys, mujyeho mwirebere. Ni indirimbo ya reportinzwe kuko ngo barayibye, barayishishuye ngo bimeze bite rero. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru cy'igihe. Umuhanzi niyo nkuru Albert uzwi nka Albito yasibishije indirimbo Best Friend ya Bwiza na The Ben kuri YouTube. Yavuze ko yabitewe nuko atabashije kumvikana nabo ashinja kumwibira igihangano. Icyakora ahamya ko agiye kuganira na ba nyiri indirimbo. So mu buryo butunguranye ku mugoroba kuri uyu wa 28 Ugushyingo nibwo indirimbo Best Friend ya Bwiza na The Ben yakuwe ku rubuga rwa YouTube irasibwa. Wareba ugasanga yarezwe cyangwa yarepotinzwe n'uwitwa Albito. Albito ni umuhanzi ukizamuka uvuga ko hari bimwe mu bigize indirimbo ye yitwa Singe The Ben na Bwiza bakoresheje bitemewe n'amategeko. So hanyuma Kiakis Music isanzwe ireberera inyungu z'umuhanzikazi Bwiza yahise isohora itangazo ryihanganisha abakunzi b'iyi ndirimbo Best Friend. Hanyuma bavuga ko yasibwe n'umuntu utifuza iterambere rya muzika y'u Rwanda. Icyakora babizeza ko biri gukurikiranwa ku buryo isubiraho vuba. Hanyuma rero mu kiganiro ikinyamakuru cy'igihe cyagiranye n'uyu musore wa reportinze indirimbo Albito, uyu musore yavuze ko gusibisha iyi ndirimbo atari wo mugambi yari afite, ahubwo byatewe n'uko yatwariwe bimwe mu bigize igihangano cye. Hanyuma agerageje kuvugisha bamwe yarazi babigizemo uruhare nka Dani Vumbi wayanditse iyi ndirimbo na producer Loda wayikoze, baramusuzugura bamuca amazi. So bitewe nuko yarabuze igisubizo kandi kugera ku bahanzi baririmbye iyi ndirimbo abo yabonaga bigoye, Albito yigiriye inama yo gusohora indirimbo ye avuga ko yari yakorewe muri Loda, ari nayo nyuma bakuyemo bimwe mu bice by'injyana iyigize, ashakira ubutabera kuri YouTube arepotingira indirimbo Best Friend. Hanyuma irasibwa ku rubuga rwa YouTube kuko ifite ibihangano biri mu ndirimbo by'uyu musore witwa Albito ukiri kuzamuka. So Albito avuga ko indirimbo ikivaho yakiriye telefone nyinshi zimuhamagara ndetse n'ubutumwa bugufi bw'abantu akeka ko bakorana na Bwiza cyangwa na The Ben, gusa ngo icyakora bihurirana n'akazi ntiyabasubiza, ariko ahamya ko aho yari buhugukire buri buvugane nabo bakareba kuri iki kibazo. So abajijwe niba hari ikintu cy'umwihariko yifuza ngo iki kibazo gikemuke, Albito yagize ati hoya rwose nabikomeye kuko sinawo wari umugambi gusibisha iyo ndirimbo. Iyo biba ngombwa ubanza igihe bayaproding itari bunarari kuri YouTube. So uyu musore we arifuza guhura na The Ben ndetse na Bwiza bakaganira, bakagirana imishyikirano, bakagira ibyo bavugaho kuko hari uduce tumwe tugize igihangano cye bakoresheje mu ndirimbo yabo. So Best Friend ya Bwiza na The Ben ni imwe mu ndirimbo nshya zaherukaga gusohoka ndetse zakiranywe urugwiro, dore ko isibwe kuri YouTube mu gihe yari imaze kurebwa n'abarenga miliyoni mu gihe gito yari imaze ku rubuga rwa YouTube. So guys, ayo niyo makuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Mujyeho mwirebere rwose kuri channel ya Bwiza, iyi ndirimbo nayikiriho. Tubashimiye ko mudukurikirana muri benshi, tubashimiye ko mukunda ibiganiro byacu. Umunsi ku munsi natwe dutegura tukanabakurikiranira amakuru nk'aya bagezweho ngo tubahe update. So nawe mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.